2013 nibwo yatangiye kuri social media icyo bwita social media cyangwa intambara yo kumbuga nkoranyambaga yuko bahawe serivisi mbi basaba ko bakishyurwa ibyumba ijoro rimwe mu byumba byose. Abageni banasaba hoteli ko babahereza 40% ya consommation yose. Banasaba hoteli mu Rwandiko banditse yuko bakabaye bandikirwa ibaruwa ibasaba imbabazi ya serivisi mbi bahawe n'ingamba bafite mu gukosora serivisi mbi batabikora bakaza sebywa cyangwa se serivisi zabo zikangizwa ku nkoranyambaga kubera ko bitawe n'abantu bakurikirwa n'abantu barenga 3 ku mbuga nkoranyambaga aho hatinde bavuye imahanga hose. aho ngaho hagarare gato nyuma nukuvuga ngo hoteli yabahaye facture ya service bakonsomye y'umurengera ingana na 5 miliyoni n'amafaranga ngahe 2,280,950. Igisubizo bahawe hoteli yahawe n'aba bageni ntibigeze basubiza kuri 5 miliyoni ahubwo bo basabye ko bagomba kwishyurwa amafaranga bagomba gusubizwa ahubwo aribo. Niba ndi kukumva neza banditse babwira ko bahawe serivisi mbi batari bwishyure 5 miliyoni ijoro rimwe na 40% ya consommation y'ibyo bariye kandi bagasabwa imbabazi. Ibingibi hagati ahangaha uti bavuze ko niba tabikora bari bubasebye ku mbuga nkoranyambaga bakurikirwa na miliyoni zirenga 6. Ndapfuye. Ibingibi hagati yo kwandika batanga facture n'aba bageni kubasubiza ni bande banditse mbere yaba ibaruwa y'abageni banditse yaba na hoteli ibasaba ibishyuza amafaranga bagombaga kongera ni bande banditse mbere? Hoteli niyo yishuje mbere kuko niyo yagombaga kwishyuza. Arumva hoteli yatangiye yishyuza ku itariki 6 bavamo bagenda bacekinga ariko ku itariki 10 nibwo banditse inyandiko ibasaba kwishyura. Hanyuma rero n'abageni nabo bandika urwandiko babwira hoteli ko bahawe serivisi mbi bagombwa ibisobanuro bagahabwa indishyi y'akababaro. N'urwandiko ruriho Mr and Miss Musemakweri ruriho Kibagabaga Kigali Rwanda email uvuga yuko refund and compensation ari byo bagomba gusubizwa bingana n'ijoro rimwe kuri buri cyumba kandi bagahabwa 40% y'ibyo bakonsuminze. 40% y'ibintu bakonsuminze cyangwa ndi kureba iyi baruwa Osokimu ibaruwa ndayikoherereje ngo forwardinze ibintu byose yaba aya mafacture n'izi baruwa z'impande zo iyi baruwa ndaziguhaye